ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 11 Mata 2025. Ngaya masomo tujye kuzirikanaho ajye kuduhuza n'Imana. Iyi somo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 20 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Ngewe Yeremiya numvise imigambi y'ubugome bwa rubanda iterabwoba impande zose, ngo nimumushinje natwe tumushinje. Abahoze ari inshuti zanjye bari barekereje ko nagwa, bati wenda hari yashukika tukamubona uburyo tukamwihimura. Cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, akintwara idahangarwa. Abanzi banjye nibo bagiye kudandabirana batsindwe, bazakorwa n'ikimwaro cy'uko batsinzwe, bazahorane ikimwaro iteka ubutazabyibagirwa. Uhoraho Imana umugabo w'ingabo niwe uzi imibereho y'intungane, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo bye. Nzareba ukuntu uzabansindira, kuko ari wowe naragije akaga kanjye. Nimuririmbire Uhoraho mumusingize, kuko yaruye ubugingo bw'umuzigirizwa mu minwe y'abagira nabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 18. Haragasingizwa Imana, niyo mukiza wanjye. Uhoraho ndagukunda wowe mbaraga zanjye, Uhoraho we rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe ubuhungiro bwanjye budahangarwa. Ingoyi z'urupfu zari zandadiye, imivumba ya Beliyari inkura umutima. Ingoyi z'ikuzimu zirangota, n'imitego y'urupfu ishandikwa mu nzira nyuramo. Nuko mu magorwa yanjye ntakambira Uhoraho, ndakira Imana yanjye. Nawe rero yumvira ijwi ryanjye mu ngoro ye, imiborogo yanjye imugeraho. Haragasingizwa Imana, niyo mukiza wanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 10 umurongo wa 31 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Nibwo Yesu ababwiye ati, naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo muntera amabuye ni ikihe? Abayahudi baramusubiza bati, si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye. Turakoze igitutsi uzutse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati, mu mategeko yanyu ntihanditse ngo naravuze nti muri Imana? Ubwo amategeko yita Imana ababwiwe ijambo ry'Imana, kandi byanditswe bidashobora kuvuguruzwa, mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma munsi ngo uratuka Imana? Ari uko ngize nti ndi umwana w'Imana? Niba koko ndakora ibikorwa bya Data, nimureke kunyemera. Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibuze ibikorwa nkora, kugira ngo mumenye kandi mwemere ko Data ndimo, nanjye nkaba muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y'intoki. Asubira hakurya y'Yorodani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. Abantu benshi barahamusanga bavuga bati, nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri. Abari aho benshi baramwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi uhuze n'Imana, buri munsi uhure n'abavandimwe, buri munsi uhuze n'abavandimwe kubera Imana. Aya masomo twateguriwe ari gutuganisha mu cyumweru gitagatifu, aho Yesu azagira ububabare bukomeye cyane. Aratwerekeza nanone uburyo abantu batangiye gucura Yesu imigambi mibisha. Hari imvugo igira iti, abagome nta konje bagira. Ahangaha muri amasomo haraza gutambuka ibyivugo by'abagome bari kugambana, bari kugira nabi abana b'Imana intungane. Muri abo bagirirwa nabi harimo Yeremiya ndetse na Yesu. Tujye kuzirikana ku bagome, uko abagome barangira. Nawe uze kureba niba nta dushashi cyangwa utubori tw'ubugome tukurimo. Ukurikira amasomo neza, uze gucunga uburyo barangira, uko umugome arangira, uko umugome arangiza ubuzima bwe. Bya bindi by'uko nyine ineza igutanga imbere, naho inabi ikaguherekeza. Niba uri umuntu mwiza, ibikorwa byiza bizahora biguherekeza, bihore byivugira. Ariko niba uri umugome, umubisha, umuntu mubi,
n'ubundi ya nabi izakomeza kuguherekeza bitewe n'imigambi mibi ucurira abandi. Amaherezo y'abagome. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Yeremiya bari gucurira imigambi mibisha, ariko aho asigariye ku Mana, acungiye ku Mana, nibwo bizarangira abanzi be, abagome, abamuhigahigaga bakorwa n'ikimwaro, kubera ko Yeremiya yiringiye Imana, yishyize mu Mana. Iyo wiringiye Imana irakurokora, ugasaga Imana akaba ari uhungiraho. Ni nayo ntero muri mbere Zaburi no munsi ati haragasingizwa Imana niyo mukiza wanjye. Amen, amen, amen. Iyo wiringiye Imana buri gihe akaba yishyiramo amizero yawe, birangira koko ikurokoye, igukijije. Ivanjiri y'uno munsi turumvamo ibihe bya nyuma bya Yezu Kristo. Wakubwira ko ibihe byawe byegereje, navugaga ibihe by'urupfu, wabigenza ute? Yezu turamwumva bamuhigira imigambi mibisha. Urugendo rwatangiye rwo kumugambanira, kumutera amabuye, kumugira nabi, kumucura imigambi mibisha. Yezu akikijwe n'abagome, Yezu akikijwe n'abanzi b'impande nyinshi, Yezu akikijwe n'abamunenga, abamunegura, abamushavuza, abamutuka, abamutera amabuye. Twajye tuzirikane mu isezerano rya kera ndetse n'irishya, igihano cyo gutera amabuye abo cyari kigenewe. Mbere na mbere cyari kigenewe abo bafashe basambana, icyaha cy'ubusambanyi, kurenga ku itegeko ry'Imana, ntuzasambane. Hanyuma terwa amabuye nanone cyari kigenewe abatuka Imana, blaspheme. Kuri Yezu we cyo bagiye kumutera amabuye, baramurega ko atuka Imana, yiyita Imana, yita umwana w'Imana. Ibi nibyo twumvise muri disikuru ye, mu byo ari kuvuga, ariko ntibaza kubyumva, barashakisha uburyo bamufata ubundi bamutera amabuye. Ngiye imigambi y'abagome. Yezu Kristo umwana w'Imana waje kuducungura, waje kudukiza, agakora ibitangaza, agakora ibikorwa byinshi, bamwe bakamwemera, abandi bagafata amabuye. Uze kurangiza wisuzuma, dore ko tugiye kwinjira mu igihe gikomeye cyane, iminsi yo bari bwa Nyagasani. Ese muri abo bateye amabuye Yezu ntabwo urimo? Dutereza amabuye ryari? Dutereza amabuye igihe natwe toka ku ngeso mbi z'abagome, ingeso mbi z'ubugomeramana, ingeso mbi kugira abandi nabi, gushavuza abandi, kunegura abandi, kugira abandi nabi, gupangira abandi imigambi mibisha. Iyo bikusanyije ubwo bugome bwose, natwe tuba turi guherekeza Yezu mu nzira y'umusaraba nk'abafite amabuye, aho kumuherekeza nk'abagiye kumurwanira ishyaka, aho kumutwaza umusaraba, ahubwo tukamushinga amacumu, imigera. Ibyo nibyo byaha nyine dukora dushavuza Yezu. Ibihe bya nyuma bya Yezu byagiye birangwa cyane cyane n'abagomeramana, abamwirukaho, bamutera amabuye, amuhigahiga. Ongera urebe niba nawe mu buzima bwawe nta bantu uri guhigahiga ngo bagire nabi, ubice urubozo, ubice ugashinyagura, ubambura ibyabo, ubakorere nabi, ubashore mu ngeso mbi z'ikuzimu, ingeso mbi za sekibi, ingeso mbi z'urukozasoni, ubashore mu byaha. Ubwo nabwo ni uburyo bwo gutera Yezu amabuye. Yezu umwana w'Imana aza kuducungura, aza kudukiza. Njyewe se ntabuzwa n'iki kugira ngo nanjye shyiremo uruhare rwanjye mu gukiza abandi? Ya mvugo ya muhanga yagize ati abagome nta konji bagira. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, iyi nkuru ishobora kuza kugutera ikiniga, bityo uza gushobora kwihanagura, amarira atangira gushoka. Mbaye nguteguje hakiri kare, bityo uze gusohoka ahangaha hari ikintu ugiye guhindura mu buzima bwawe. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umubyeyi ngo yaratunze inka 5, ngo abagira nabi baza gushaka kumwica kuko bamuhigaga. Nuko bagiye mu kiraro babonamo za nka, baramubwira bati mva rero umukecuru, urahitamo tukwice cyangwa uraduha izi nka 5 zose. Wamubyeyi arababwira ati bana banjye nimuzitware ariko mundeke. Nuko wa mubyeyi arahunga, kwaza guhungira ku muturanyi, babandi nabo batwara za nka. Babagome bamubonye ahunze, ahahungiye, baravuga bati birashoboka ko agiye kuduhururiza, ahita twica birangire. Nuko baragenda bajya kuri wa muturanyi, baramubwira bati tubabarire uduhe uriya mubyeyi, turaguha inka. Ngaho foro uyu muturanyi uko agiye kubigenza. Nuko ngo abahereza wa mubyeyi bamwihera yanka. Babagome bamaze kumwica,
bageze imbere baravuga bati ntawamenya uriya muturanyi ashaka kuza kuduhururiza ubundi bagahita batwica kuko niwe wamenye amabanga yacu imigambi yacu. Nuko basubira inyuma baba baramwishe. Ngo bamaze kwica wa muturanyi bamwambura nayo nka birumvikana. Babagome ko ari babiri baragenda batwara za nka zabo uko ari 5. Ngo bageze mu nzira bagiye gutangira kugabura iminyago narije kuvuga ayo maraso. Nuko umwe abwira mugenzi we ati umva rero nawe ufata inka 2 ngiye ngafata 3 kubera ko ari nge wishe bariya bombi ko ari babiri wamvunishije nta niyo mpamvu ugiye gutwara inka 2 ngiye ngatwara 3 urumva guhenze. Nuko mugenzi we ngo arabyikiriza. Ngo bageze imbere wa mugenzi we wari ugiye gutwara inka 2 ararakara cyane abazwa nuko mugenzi we ari kumwishongora ko wavunitse kumurusha. Ako kanya ngo ahita aramwica. Ngo maze kumwica ngaho fora uburyo agiye kwigarura za nka 5 wenyine. Ngo ageze imbere areba hirya areba hino ahita amva abantu ko bamubonye kandi ko bagiye kumufunga ubutazava muri prison kandi bakazamwica urubozo bakamwica bamishinyaguriye kubera ko bazahita bamugira ko abantu bose amaze kwica ko ari 3. Ako kanya nawe ahita anyura yibusamo birangira yiyahuye ati nukunanganaga ubuzima bwo burangira aho ngaho. Ikibazo kikagera giti muri aba bose ninde wasigaye? Niki cyasigaye? Niba wakomeje gukurikira uraza gusanga ari ibintu byasigaye ari inka zasigaye mu gihe abantu bose bashize ibintu bigasigara mukabura ubuntu bw'Imana. Nguko uko abagome barangiza ubuzima bwabo. Niyo muhanga wavuze ati niba ugambana nawe uzajya uri mwenye uzi ko nawe uzapfa bakugambaniye. Akeye ugera mu mugenzi wawe nawe niko bazajya bahora bakugereramo. Niba uri kugambanira mugenzi wawe umenye ko nawe igihe kizajya bagakugambanira. Muri aba bantu bose ninde mwere urimo? Ninde mugome urimo kurusha abandi? Uko niko abantu benshi muri no si bacunze ibintu bikaza kurangira bari kwica abantu bakabura ubuntu bw'Imana. Umuntu nta kintu agutwaye, aguhaye n'inka, aguhaye n'ibintu, ariko kubera bwa bugome bukurimo ntabwo urangirije aho ngaho ngo wakire na bya bintu wenda umureke yigendere, ahubwo urushaho kugenda umuhigahiga naho yagiye bakumurangije. Ariko numurangiza nawe isheni irakomeje bizarangira nawe urangiye. Nguko uko abagome birangira bapfuye nyine nabi, birangira babayeho nabi, birangira babuze ubugingo bw'iteka, birangira babuze Imana. Umuntu wese ukunda ibintu kurusha abantu abura ubuntu bw'Imana, abura Imana. Ukomeze kuri iyo foto izo nka zizasigara ari zande. Nguko uko inka zishobora kurusha abantu ubwenge zikaza kwisigarira abantu bari gutemana, bari kumarana hejuru y'inka, hejuru y'ibintu. Ubugome. Uyu munsi turi kwibuka Yezu uri mu bihe bya nyuma, nawe wongere wibutse ibihe bya nyuma urimo. Turi mu bihe bya nyuma, impande dukikijwe n'abagome, abagambanyi, abashobora kutugira nabi. Ese uri guteganya ute guhungira ku Mana? Uri guteganya ute kurangamira Imana? Igihe cyose urangamira Imana, nubwo wabura ubugingo bwa hano ku isi, ucunga niba uri kumwe na Nyagasani, mugenda na Nyagasani, mukora urugendo na Nyagasani, uri kumwe na Nyagasani, banye na Nyagasani. Ndakiza nko guhungira ku Mana. Yezu bari gutera amabuye, Yezu bari kugambanira, Yezu bagiye kwamba ku musaraba agufashe kugira ngo wongere urebe nawe ibyo ukorera abandi bitari byiza, uhohotera abandi, ubahoye ubusa, uburyo ugambanira abandi, uburyo utanga abandi, ukabagurisha ukoresheje ibintu, ukabanyweraho amazi. Nuko ugakunda ibintu kurusha abantu, bikaza kurangira ubuze ubuntu bw'Imana. Yezu wababaye kugira ngo tubabarire, tugutuye ibyaha byacu, ubugambanyi bwacu, ububisha bwacu, intege zacu, kugira ngo natwe muri iki gihe turi mu nzira y'umusaraba udufashe twivugurure, tureke ibyaha byacu, tureke ubugome bwacu, maze tukurangamire uri ku musaraba, tukurangamire agakiza kacu buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.